ewe mbwa data ubundi ubuzima bwo mu mutwe ku ngimbi n'abangavu ni ikintu cyo kwitondera cyane kikitabwaho cyane. Ubundi ubushakashatsi bwakozwe na Minisiteri y'Ubuzima muri 2018 bwagaragaje ko umuntu umwe mu bantu 10 hagati y'imyaka 14 na 18 abo ni ingimbi n'abangavu cyane pe. nibura pe indwara imwe yo mu mutwe. Imibare ntago ari mito cyane, ntago ari rwose, ntago ari mito kandi uraku ngimbi n'abangavu bari abona iyo bagize ikibazo cy'indwara yo mu mutwe cyangwa ubuzima bwo mu mutwe bugende neza ntibitabwaho hakiri kare, usibagiraho ingaruka zikomeye ugasanga n'ahandi ageze no kuba yatangira gukoresha ibiyobyabwenge kubera ko nabo abayobozi bumuganiriza. Ariko nk'ababyeyi umuzirikane yuko ubuzima bw'umwana bwo mu mutwe bugerwa n'ukuntu tubana nawe muri famiye wacu cyangwa se no ku ishuri. Ugasanga nk'ababyeyi batinya, ugasanga bahora barwana bari mu makimbirane, intonganya za buri munsi, byangiza ubuzima bw'umwana bwo mu mutwe cyangwa se guhohoterwa. Ugasanga yahohotewe rero akenshi agira kwigunga gukomeye, ugasanga binatumye abura n'ibitotsi, ugasanga nta gisinzira, yarababaye, bikaba byamurundurira mu gukoresha ibiyobyabwenge yamara kubikoresha rero agatangira kuvuga ati yakibikoresha aba ari ikimenyetso mpuruza ariko nturuza ko kunuva nka ambulance twaye ivuga ngo uretse guhuruza. Icyo gihe rero usanga umwana akeneye kwitabwa mu maguru mashya, ubuzima bwe agafashwa cyane, ibintu byiza. Ariko natwe nk'abana pe, niba turi no ku ishuri n'abarimu n'abana twese iyo tumenya ko ubuzima bwo mu mutwe ari ikintu cy'ingenzi cyane, twigira ipfunwe. Ugasanga abana tarara umwana mugenzi wacu twigana, ugasanga we mu ishuri ntajya yandika note, aratuje araho aba yisinziriye, muri recreation ntajya asohoka, reka ngo mwana ngo ariga shangwe yigeze ngo gwagakayi baje ngo yatumwe n'akarere. Ugasanga bari baravuga amagambo berekana yuko ari ibintu mu by'ukuri nka defo nyine cyane, kandi mu by'ukuri buri usanga ntabwo yabyeje ako kanya ubuze mu mutwe ngo harimo iki, bigenda biza gahoro gahoro. Umuganiza umwana mugenzi wanyu, umwegere umubwire ati ko se bimeze bite, kandi nawe mwarimu utari ko mwarimu n'umwana ntabwo ajya yiga, aba yisinziriye hano. Nawe umwana wawugana mwarimu wizeye ukamureka ko ati mwarimu njya numva ameze gutya na gutya, ati njyewe ndumva bitameze neza. Mwarimu nawe umwana ukamufasha, aho kujya mvuga ngo shanga uriya mwana ngo yabaye nk'agakecuru, umwana ngo yarashaje, ubona ngo ati ngo bitakeje ngo byagiye kure, afata byarijyanye wapi, mufasha umuganirize. Kandi nawe mwana egera wa mwarimu wizeye kuganirize, cyangwa se abajyana mu buzima ku mashuri naho dutuye badufashe. Reka ntabwo wabyifasha, tugomba gushishikarizanya ubwacu kugira ngo dukunde ubuzima bwacu bwo mu mutwe, ndetse na mugenzi wacu atangiye kugaragaza ibimenyetso, ukwigunga, ugasanga ku kigo intonganya za buri kanya, aravuga nabi, cyane arakoresha ibiyobyabwenge, ntitugire ipfunwe ryo kubivuga. Icyo gihe tubigaragarize nawe kandi nawe tumufashe kuba yagira gute, yabicikaho. Dushobora kumufasha kujya ku kigo nderabuzima cyangwa se ku bitaro, cyangwa tukamenyesha n'abarezi ku ishuri ryacu naho dukora ibyo byose dukora nk'urubyiruko, bizadufasha. Cyangwa se tuganahamagara nimero itishyurwa ariyo 114 bizadufasha cyane rwose. Ibintu byiza rwose pe, bitari ibyo ibi rwose bigomba guhinduka.